Tujye kwakira umunyarwenya witwa Kadudu mu muhamashyi menshi cyane. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire Kadudu. Amahoro haje rusanwa ry'amagare mu by'ukuri usibye kugendera mu kigare nanjye rero amagare ntago nzi ukuntu yitwa pe ngo UCI. Ubundi twebwe abantu twize kuri école primaire dom hari ukuntu baduhaga amagambo ahinnye ngo tuyarambure. None hari ibintu twarafashe mu mutwe nka R twabaga tuzi ko ari Rwanda, I ari international, D ari development. Nongeye nigishijwe n'umwarimu muzi Cyongereza byahatare nigishije ku igare ryitwa bicycle. Muri UCI nashatsemo bicycle ndayibura n'ibintu byose baduhaye byose nta bicycle irimo. Ntago numva ukuntu ari rushanwa ry'amagare nta bicycle irimo. Ariko ngiye navumbuye impamvu haba impanuka mu magare. Bari abantu kugira ngo batware igare baba banyweye amazi kugira ngo umubiri wabo ukore neza bataza kumagara bakaga ku igare. Ariko ikibazo kibamo ari amazi baba banyweye hari igihe akenera agashaka gusohoka, kandi muri rushanwa nta karuhuko ko kugira ngo bajye kuyasohora babahaye, ubundi bazashyiremo akaruhuko ko kunyara. Normally iyo ushaka kunyara hari ukuntu inkari zigukubuka agenda ugira gutyo kubanya amaguru. Ngaho tekereza umuntu ari kunyonga nashaka kunyara akagenda ameze gutyo. Ariko buri Imana ni umukozi w'umuhanga. Yaremye umuntu iramupanga imuha ubwenge n'ubushobozi bwose ibona ntibihagije imuteraho igitsina. Ariko cyo ntacyo cyari gitwaye pe, ahubwo imbaraga yagihaye. Ikinyagwa gishaka gukora ubwonko bugahagarara, imitsi karega, amaguru nkivuga kuri icyo kiboro n'uburyo gikora. Igitsina gifite se ceceka wakantu. Ejo nawe mbona abadepite babijyaho impaka bavuga nk'abantu babana badashobora kubyara bazajya batanga intanga umuntu abatwitire. Hari n'abandi bashobora kubyara ariko bakaba badafite umwanya wo gutwita bagatanga amafaranga bagaha umuntu akabatwitira. Ariko nabyumvise ndavuga ntako kazi kaje ryari ngo nkakore. Hari igihe ubona uburi gupfa ubuso ukavuga nkako ngako ni ikiraka cyihuse ahita wahuranye. Ubundi mu busanzwe tuzi ko kugira ngo umwana aboneke sibyo umugabo ahura n'umugore bakagira noneho umwana akaboneka. None abo ngabo bazajya gutwitisha bivuze ngo umugabo azajya ajyana igitsina bakuremo intanga n'umugore akijyane bayikuremo na nyiri gutwita naye bayimushyiremo. Notekereza ukuntu kera ababyeyi babaga bitonze banabishaka batuje bakabyara akana kazerera. Reba noneho ako bazajya batembereza gutyo ngo bari gushaka ubatwitira. Umbarata shushiriramo ka gafoto nkwereke. Oya buretse. Ino bori iraryoha. Ariko reka iryohe iri mu gihe sibyo. Iyi nyagwa ku bwa Nowa inyamaswa zose zinjiye mu nkuge irasigara. Abantu bose imibu amasazi byose byinjira mu nkuge irasigara. Iroko kuri amwuzure. Aho irokokeye abasiramu bati iyi ni haramu barayamagana. Abakristo bati toka yuze amadayimoni. Nawe Yesu yarabapfiriye. N'abandi nabo banefwa guza ngo reba ngibizuru byayo ngo reba ibitwi byayo. Bayikwereka ikuyeho uruhu. Ariko ubu ukurikije uburyo igira n'ukuntu abantu basigaye bayikunda wasanga nayo isigaye yicara ikareba umuntu ikavuga ngo
ariko sinzi niba ari ubwiza bwanjagaraje bashyiremo nde n'utunyashi twaje nanjye hari igihe nzunguza nkabona ndabatuburiye pe ariko hari abandi bantu baba bafite n'ibyo bazunguza ayo Divi come and show them what you got. Hari akantu yakoze aramanuka ayo sindabikora aramanuka agira gucya ndarabirebye mbona nanjye nabikora nabikora simbikora idora arabatari ndabikora ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung A250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung A250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru. Abakinga bongera inyana ubwatsi, abakinga bongera